nta n'umwe mu muryango we wigeze akora uyu mwuga, ariko kubw'urukundo, ubushake, ubwitange ndetse no kwiyemeza yarawiyigishije, arawukora kandi ubu uramutunze. Muze tugendane nawe mu rugendo rwe rw'ubuzima kandi tumwigireho. Ikaze kuri Tugendane Rwanda Show. So nitwa Jolie Bwiza, ntuye Washington, ndi umunyeshuri kandi nkora modeling. Turavuga cyane ku rugendo rwawe rwa modeling. Byaje gute? Dusangize muri make y'ukuntu byatangiye kugera. Mbere nyine nkunda ibintu byo kwambara neza, creativity. Ubundi igihe nari ndi muri Kenya nakoraga scarf, nkahindura amabara scarf. I enjoyed it. Nagiye muri fashion show in Chicago muri 2017. So ngiyeyo mbona abantu ukuntu bambara, ukuntu bagenda. Icyo gihe nari mfite mo role yo kugivinga speech, kubera ko nari ngiye kuri organisation also yajyaga imfasha mba muri Kenya, ariko bafite headquarter yajyaga iba muri Chicago. So ndabikunda. Sasa ngarutse muri Washington ndabaza, ndavuga ibigenda ute, umuntu yatangira ute? Barambwira ni comparative, biragoye, don't worry about it. So of course umuntu avuye iyo ubwiye umunyamerika kugusubiza gutyo uri umuntu mushyashya avuga ibyo ngibyo ari byo bazi kino gihugu, so they understand. But then 4 years later muri 2019 tena nagiye muri Chicago tena ndavuga I need to do this, like I'm enjoying this, like nkunda gufata amafoto, nkunda gufata abantu amafoto. I love it, like I love it. So igihe tena navuyeyo tena ndongera ndagerageza, but then still like nandi muri high school nibwo ndi kugerageza gushaka diploma, like again, like life was still like complicated, so ndabireka. And then after like 4 years later, now like ndavuga nkahora ngerageza. Umukobwa w'umushiti wanjye actually she's an African designer. Akambwira ati ku ishuri, like hari utwo nashonye ku ishuri, nkeneye umuntu wo kuza akamudoninga ikanzu yanjye. Nkagenda nkambara nose, akambwira you look amazing, you know what you're doing. And I'm like, I don't know what I'm doing, like akunda abantu gereza compliment. But then after that I end up loving it, like tukagenda mu photo shoot, and then nkumva mbese nahaba like every day. So after that again natangiye umwaka, again narangije graduating high school, navuze I'm gonna try out first Instagram account and just start taking pictures. Pretty much how I think I started. Niki cyagumye kugusunikira kutabivamo? The passion, when you want you want something, but you can't tell what it is, but you still want it. Image itakuva mu mutwe. So I'm like, like even though biragoye, okay, don't worry about it. So a year later it's like it's the same thing over and over, and then ukavuga kweri kino kintu kiri kunza mu mutwe, because you never know why you have something in your mind, like so ndavuga nago nahora ndi muri reka nze mbireke wenda nago it's not mine, like, and I'm like nago na kintu kiba cyaje kwisi ngo cyangwa kikuza mu mutwe for nothing. So that's what I thought it was important and passionate, because igihe cyose nabivugaga umuntu wese akambwira you keep talking about it, just go for it, you keep talking about it, just go for it. Ndavuga this is my moment, let me just give it a shot, Tuvuge nko ku ruhande rwaho ukomoka, in your family hari undi muntu wabikoze ku buryo yenda umuntu ashaka kuvuga ko hari that passion yenda hari ahantu iva, cyangwa se that love for it hari ahantu iva, cyangwa ni ibintu byawe nka Jolie? Ni ibintu byanjye nka Jolie. It's crazy. Ni zihe nzozi wifitiye mu minsi iri imbere? Where do you want to be? Cyaka kugira ngo umuntu azafungura magazine, boom, Jolie arahagaze hari. Afite magazine ya Vogue, boom, magazine hari. Yani to be known for that, like kugenda nkaba muri magazine nka meeting abantu bakomeye adat, abantu nkabo nka meeting nawe Mikembo nka meeting like the highest fashion designers, then nkajya muri Paris, England, German, everywhere to do modeling, to do fashion, like because izo nizo nzozi zanjye, nkagenda nkagera kure, yani nkavuga ngo na meetings abo bantu
now I'm satisfied, and everything else that I think of life and stuff, I think it would just come along with it. nk'aba fashion models abo tuzi ni uwuhe ufata urugero? Ni umukobwa witwa Adat, nk'ukuntu mukubwiye, ni umukobwa w'umusudani, from South Sudan. Yari ari refugee, yavukiye muri Uganda, but then bajya muri Kenya, muri camp ya Kenya babayo when she was 6, 8 something somewhere, and then bajya bimukira migrate muri Australia. So from Australia, umuntu umwarimu we tu aramubwira ati you can be a model. Umwarimu we ku ishuri just from nowhere and aramubwira ngo me a model no. Ukuntu nanjye ukuntu natangiye ndi refugee bizamfasha bimfasha ku grow, like to see that there is more than just coming ugahita winjira muri company. There is more, ibintu ufitiye passion is there. So far niki bimaze kukugezaho? Ibintu bimaze kungezaho ni always to go for something you like and you want, like ngubu niyo ndi ku ishuri nkaba ibyangoye, especially kuvuga ngo ntabwo wahora ufite imyenda mishyashya yo gukorana foroshe, kandi ntabwo wahorana imyenda ihoraho imyenda abantu bamaze kureba. Ni ukuvuga ngo you need to change, especially niba ndi nyene kuba fashion designer. That means ugendana na season. Niba ari summer wambara ibintu bya summer, niba ari winter wambara ibintu bya so ibintu nk'ibyo byo kuvuga ngo what do I have in my mind? Like, courage first, like how can I find this? Nkagenda ku bakobwa b'abashiti banjye nkababwira, okay, I want to borrow this jacket and take a picture with it. That's how it is. Mbese inyigisha kugira ute to figure out whenever all the circumstances, what is the other way? Like there is always a way. Urumva kandi bimereza kuba patient, because I want to shoot you, ngomba kuba ready no matter what. Unaona, niba hakonje ngomba kugenda nkihangana, niba yani you're patient, and your courage yo guhora uvuga this means like ni kintu ushaka, so you're going to do what it takes. Abandi bagucaga intege ugitangira so nta bintu biguca intege ugihura nabyo byinshi, like I said, iyo ukunda ikintu nyine you go for it. Even nabikunda ibintu nk'ibyo by'imyenda ni ibintu byanca intege, kubera ko sinabona amafaranga yo kuzaza ngura imyenda all the time, kandi nagaruka ngo namaze gukorana n'amakampuni akomeye yanyohereje imyenda y'ubuntu, kuze abantu benshi bamaze gukorana n'amakampuni benshi bohererezwa imyenda y'ubuntu na agents. Kuba rejected na agents it's real, and it hurts, because like, oh, ndabizi ko yego nago ndi professional, but like I see myself like getting there, but then ariko bo nago babibona until you keep trying. So also ibintu bya race, ibintu byo kuba utari umuzungu bishobora kuba imbogamizi yawe ku pursuing career, ukagenda ugasanga umuntu umeze kimwe nawe. Absolutely, yes, people has their own differences, but like ugasanga umuntu nanubwo ari happy yawe baramwemeye kubera ukuntu asa, barakwanze kubera weho usa gutyo. So ibyo bintu byose ugenda ubibona. Ikindi, photographers, they're very expensive. Photographer ukamara kubwira ati $500, ukibaza 500 ugiye gufata amafoto mu ijuru. undi muntu ushaka kubijyamo cyangwa se ufite nawe that passion, niki wamubwira nk'umuntu watangiye kubikora? Keep going, man. Na hanu niba ubishaka, niba ari ibyo bintu ushaka. Steve Harvey niwe ujya uvuga ngo when you give up, there is no other option, there is no other hopes, but when you keep going, there is always a hope. So no chicken again. This is tough. Maisha buri wese ajya agera hageze n'abana bafite ibyo tubona iyo bakubwiraho batangiriye, it exactly looks like the way you are right now. Like iyo numvise stories zabo n'ukuntu baba bakandamijwe, bari kubabwira ati sinzi nini na nini, kuko tukubona kuri magazine sikumeze face to face, ibintu nk'ibyo birakubabaza. So iyo utabyimye amatwi ukabire ngo ureke bitambuke nk'ukuntu abantu ntabwo bazabura kuvuga. So if you have a passion, no matter, because Steve Harvey akunda kuvuga ngo even your mother can be wrong. Niba mama akubwira ati, oh, you can't be this because I never been this. But we are different. Like uri mama wanjewe, so know that mama could be wrong too. So follow your passion, your career, what you like, what you want, and then from there,
imana izagenda iri kugufasha pia nawe uzagenda ubona ko there is changes, you know, obstacles ntago zizabura. Just remember, to be successful you need to jump. Steve Harvey nakunda kuvuga ngo we need to jump. So niba ukomeje kwicara ugategereza ngo bizikora, my friend, I'm sorry to break the news that it's not gonna happen. uramutse ufite nk'umwana cyangwa se uzanagira umwana, uzagira abana, uzabyara, umwana wawe ushobora kuzamugira inama yo kujya muri modeling? No. Why? No, because ashobora kuvuka adakunda modeling. I can't force my kid to like what I like. No. So niba avuta akifuza kuba modeling, oh yes, I'm gonna be there, help out and show like how to be, you know, to have a sense of humor, how to be patient, encourage and all that, encourage her or him. But Ariko niba akunda something else, I'm not gonna stop him because I have my own passion. You know what I'm saying? Like nago nabanga papa, nago nabanga mama. So they have to let me do what I want. So I'm gonna pass that to my kid. They have to do whatever they feel like doing. So I don't want them to be miserable because of me. Uramutse utiga cyangwa se niyo waba uniga, ubona kuvuga umuntu yakora ukaba wamutunga? Oh, my sister. Nagiye New York City, meeting abakobwa batangiye kubinjira muri these small magazines, but kumva it's a big deal. You know, benshi batari banagira n'abatari baba n'abastar. Ariko they make a living out of it. Like nibyo bakora, bakishyurwa, bakora amashoots every day here and there. Bakubapa bafite agents, you know, birabatunze. You know, birabatunze kabisa byanonga. But remember, muri modeling, would you buy expired? You know, kubera kuba ahantu henshi, sometimes you don't get jobs because abantu bashaka abantu bashyashya. Muri modeling ni ibintu yani ni bashya, you know. So that's why you giye gutyo ugomba kuba have another plan other than just being a model, you know. You can be a fashion designer, ugatangira imyenda yawe brand, you know, something like that. Organizations ujubona Naomi Campbell ibintu byose akora. So n'abantu baba, you know, kuri modeling, but batabifashe nkaho that's the only thing I can do. Ubifatanya gute, igihe cyawe ukigabanyamo gute kugira ngo ube wakora ibyo bintu byose? The right mindset and attitude, because you fit the right mindset, there is a way you have to manage, you know. We don't fit it, for instance, you fit a photo shoot. My mind ndayibwira ngo ugiye ku kazi, go to work, waburi Burundi, waburi Congo, anywhere in the world. Keep trying no matter what it is, you know. Kandi, remember, your mother or your parents could be wrong too. So keep trying and keep hustling. Life is tough, but you can do it. Yeah. Ndizera yuko mwigiye byinshi kandi byiza ku mutumirwa wacu w'uyu munsi, kandi bigiye kubafasha mu rugendo rwanyu rw'ubuzima. Mukomeze mukore subscribe, mukore comment, like, share, kugira ngo ibiganiro byacu bigere no ku bandi benshi. Kuko burya ubuzima ni urugendo kandi rurushaho koroha ndetse rukihuta iyo tugendanye kandi tukigira ku bandi. Mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi, naho ubutaha Imana ibarinde.